Abakunzi b'ikiganiro igihe ni iki nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze muri iki kiganiro cyo kuri uyu mugoroba turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa Munani mwaka 2022 ndetse bashimye Jean Paul nk'uko bisanzwe rero bategurira iki kiganiro ndetse akanakiyobora ariko turi kumwe kandi na bagenzi banjye Shire Kamana ndetse na Tabita Gwiza muri buze kumva ku ngingo zimwe na zimwe turi buze kugaruka muri kiganiro. Ndahera ku nkuru yacicikanye mwumvise ya Rusesabagina Paul aho Kigali ishaka kumwirenza. Ibi byabaye ni nyuma gato yaho bari bamaze kumvikana ko abasirikare bakuru ndetse bashinzwe umutekano babwira Kagame cyangwa na Kagame babwira ko bamaze kumvikana ko ngo Rusesabagina abatera ibibazo yabaye rupfuye cyangwa se ngo yabadahari. Ibi ni ibintu ngo byavugwa ukwezi kumwe gusa hanyuma bikarekeraho bikibagirana ubuzima bugakomeza, ariko ko azakomeza kubateza ikibazo keretse yenda bamurekuye. Ubwo bari bamaze rero kumvikana kuri deba cyangwa se bamaze kumva ko bemeranyije ko kubaho kwe kubateza ibibazo kandi batiteguye kumurekura, ubwo nibwo batangiye gucura umugambi wo kugira ngo barebe uburyo bazajustifia urupfu rwe ruramutse rubaye. Imana ariko ni nziza, ni nacyo cyatumye bimenyekana kugira ngo akizwe, bimenyekane ko bamufitiye umugambi mubisha, akaba ari nabwo butabazi bakoze batabizi. Iyi nkuru nubwo Rushyashya yayanditse ariho bayasohokeye ikaza gukurwaho, ariko yari yamaze kugera kwisi hose. Yewe n'uyu munsi n'ubu nona ubundi ahangaha muri studio nubwo ubyandika wanditse ugashaka iriya nkuru kuri Rushyashya ivuga ko ngo itagihari, ariko link yayo iracyahari. Ibi rero nta gushidikanya ko ari Imana yakoze muri aba babisha kugira ngo bisame basandaye, ariko umugambi wabo umaze kumenyekana. Ibi ni ibintu byateguwe, ni ibintu bashakaga kuzana inzira zo kuvuga bati murebe Kizito byaravuzwe biragenda, murebe abandi bose bagiye bapfa birasakuza bikaba mu nzira, Rusesabagina araduteza ibibazo. Imana rero yakoze neza kuko ibi bintu ntago bari bazi ko biri buze kugira ingaruka byagize. Pressure ivuye mu mahanga niyo yatumye bavuga bati mukureho iri shyano, ibintu mukora ni ibiki. Kagame rero ibingibi birakomeza gushimangira icyokezo ariho kijyanye no kubura imfashanyo cyangwa se n'uburyo ya survivinga atagize imfashanyo z'Abanyamerika cyangwa se za West. Mu gihe mvuga ibi bya Rusesabagina, Kagame warimo arashakisha ahantu akomeza kubika imitungo. Umuntu yanyandikiye arambwira ati noneho iki gihugu Kagame agiye gutembereramo nibwo bwa mbere nacyumva. Sinarinzi ko haba igihugu cyitwa gitya mu mateka y'isi. Icyo gihugu rero ni igihugu cyitwa Belize muri Africa, muri Central America. Murabizi ko we n'umuhungu n'umukwe we bafashwe cyangwa se banditswe ko babika amafaranga muri za Panama, byasohotse muri za Panama Papers. Hariya hose rero n'ahantu barimo kugerageza bashaka kureba uburyo babika imitungo, basahurira imitungo y'igihugu. Ibyo ariko ntabwo biri mu nkuru z'uyu munsi, nuko gusa Kagame bigaragara nkaho mu gihe agistrugglinga kuri ibibazo by'diplomasi mpuzamahanga, arimo nawe arimo areba survival ye cyangwa se aho yabika aya mafaranga, ubujura cyangwa se ubusahuzi arimo akorera Abanyarwanda. Rujugiro y'abatwa Tribert yatsinze bwa kabiri leta y'u Rwanda muri yatsinze leta ya kabiri yanakoreye bwa kabiri leta y'u Rwanda mu rukiko rwa Arusha. Ni urukiko rwa East African Community communauté u Rwanda rubereye membre. Ndagira ngo mbanze yenda babwire ko atari ubwa mbere ibi bibaye, ko abantu ku giti cyabo batsinda iriya leta ariko bakanangira. Rugigana ngabo iriya leta yarayitsinze,
bavuga ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ntago bamufunguye kubera ko nubwo urukiko rwa East African Community rushobora kuba rutegeka cyangwa se rufite jurisdiction ku bibazo kuri imanza zimwe na zimwe cyangwa se ububasha ku manza zimwe na zimwe, ariko ntabwo rufite power ya enforcement. Ni ukuvuga ngo ntabwo rushobora kuvuga ngo rurafatira imitungo ya Kigali. Sinzi ko icyo kintu cyari cyabaho, nta n'igihari, kandi yabaye gihari. Ubu abanyarwanda benshi kandi hari n'abandi bakomeje kuyoboka urukiko rwa Arusha cyangwa se rwa East African Community, bagombye kuba ngubu yenda baramaze kurenganurwa. Umunsi ibyo byabaye, aho ruzagirira power ya enforcement, ibi byose bizajya mu murongo, bizajya ku murongo. Nabo bazatinya no kuzajya bakora akarengane k'icyamaso. Uru rukiko rero rwanzuye ko Muzehe Rujugiro yatsinze Kigali, leta ya Kigali, kuko nembabwiye baratsinzwe, barajurira, none bongeye baratsindwa, kandi bazatsindwa n'ikindi gihe cyose. Si ibyo gusa, bategetse ko u Rwanda, leta y'u Rwanda ikwiriye kwishyura Rujugiro amafaranga agera kuri miliyoni y'amadolari. Ni makeya kurikije igihombo yatewe, ariko simpamya ko Rujugiro icyo akeneye ari ayo mafaranga ya leta y'u Rwanda. Icyangombwa cyagezweho nuko bigaragaza ko Rujugiro yarenganye, nuko bigaragaza mu mahanga, mu ruhando mpuzamahanga, yuko buriya buriganya bwa Kigali ari amatekinika, nuko bigaragaza mu baturanyi babo barimo Tanzania aho urukiko rwicaye, barimo Kenya, barimo ibihugu bigize East African Community. Sinzi niyo hari ibihugu biregwa nk'u Rwanda muri iriya community. Ibyo ariko nibyo dushobora kubatohoreza. Ariko u Rwanda rumaze kuregwa muri ya rukiko, kandi kugira ngo ruregwe, ndavuga rumaze kuregwamo n'abantu batandukanye, kandi kugira ngo urege leta y'u Rwanda ugomba kuba uri intwari, ugomba kuba utari mu gihugu se, ugomba kuba ingaruka zabyo uzabyirengera, kuko hariya ibyo babyita ko ari uko umwanzi w'igihugu. Kurega leta y'u Rwanda ni ukurwanya gahunda za leta n'ibindi nk'ibyo. Ibi rero ni intsinzi, itari intsinzi ya Muzehe Rujugiro gusa, ahubwo ni intsinzi yo kuri abantu bose baharanira ubutabera mu Rwanda. Kubera ihe mpamvu, kuko ibi byose uko bikomeza kuza bigaragaza ko Kigali irenganya, Kigali yambura abantu, Kigali ishobora guhangara umuntu nka Rujugiro ikamwambura imitungo ye. Umuturage, rubanda rwa Giseseka mutekereza ko yaba abaye hati. Ibyo byose rero bigaragarira muri izi manza, uburyo badashobora kubaho umushoramari wo kuri ya rwego wubahwa n'abandi bantu bose uretse u Rwanda. Noneho ukazabeshya ko yenda abaturage bo ubafite ku mutima. Ibi nta muntu uzabyemera, nta n'uzagura icyo kinyoma cyawe. Bavandimwe banyarwanda, inshuti za radiyo Iteme, inshuti z'ikiganiro cyacu igihe niki, uyu ni umunsi mpuzamahanga w'abantu bashimutwa cyangwa se bajyanwa bunyago. Nta gihugu nshobora kubona navuga ko kirimo kiganjemo ubwo bushimusi no kujyana abantu bunyago kurenza u Rwanda. Muri iki gihe amahanga yashizeho uwo munsi, tuzirikane abantu benshi barimo Bahati, newe ni benshi nenda ne kuvuga amazina, bagiye bashimutwa bakajyanwa bunyago na leta y'u Rwanda. Nkagaruka ariko kuri ikibazo aho aba banyamahanga bakomeza gushyiraho iminsi y'abagore, iminsi y'abapfakazi, iminsi y'umwana, iminsi bakagenda bashyiraho iminsi itandukanye bayitirira iminsi, ariko byagera ugasanga nko ku Rwanda ni umunsi wo gukeza u Rwanda ku bijyanye n'abagore.
ni umunsi wo gukeza u Rwanda ku bijyanye n'uko bitaye ku mwana, mubizi neza ko ari ikinyoma, kandi amahanga akaba yabivuga kuruta n'abanyarwanda ubwabo, bata urugero ku Rwanda. Ibi rero bituma aya matariki aba meaningless, aba nta gaciro afite, kubera ko bavuga ibintu ariko biba bidafite, ari umunwa gusa, ari ugushyiraho amatariki ariko nta kindi avuze. Muri iki kiganiro rero kandi ndaza guha Achille na Tabita ijambo, aho Tabita ari buze kuturebera hamwe kuri iyi myitwarire imaze iminsi ivugwa cyangwa se ikorwa n'abantu bibumbiye mu mashyirahamwe runaka, abazunguzayi basa naho bakora ibintu bimeze nko kwigaragambya, abamotari. Ibi byose turaza kubigarukaho mu kanya. Achille yatuganiriye cyangwa se yatugenzuriye iki kibazo cy'abantu batangiye kwigaragaza ngo bashyigikiye umukandida wa FPR. Ibyo bikaba mu gihe Kagame nawe atangiye gufata inzira asa n'uwiyamamaza nubwo atari byo yavuze. Ibi rero nabyo turaza kubigarukaho mu kanya. Mbere yuko mbigaruka ariko ndagira ngo ngaruke ku nkuru ya Bamporiki Edouard. Bamporiki Edouard ibye bikomeje kuba urujijo. Iyi nkuru ntabwo ndi buyisesengure, ahubwo nahisemo kubashyiraho audio yakozwe n'umunyamakuru mu Rwanda w'umu-YouTuber witwa Scovia, nze kumwitiranya kenshi avuga mwise Pascovia. Scovia rero muramumenyereye mu itangazamakuru cyangwa se muri YouTube zo mu Rwanda, by'umwihariko YouTube yitwa Mamu Rwa Gasabo, aho akunze kugira ikiganiro cyitwa ku Karubanda. Uyu munsi nk'uko abyivugira, nk'uko buri mu mwiyumvire mwebwe ahangaha, aravuga ko yatohoje inkuru cyangwa se yaje kumenya inkuru agashaka kuyishishoza, bakamwima amakuru, bamara kuyamwima akaza kuyumva ahandi, byo yise kujya kuyavumba ahandi, kuvumba urwagwa yiyengeye ahandi. Noneho abaza inzego zibishinzwe, reka nayo gukomeza kubitsinda. Iyi ni inkuru ya Bwana Bamporiki Edouard, aho bamenye ko cyangwa se byavuga ko ngo urubanza rwe rwoherejwe mu bushinjacyaha. Ubwo Scovia nk'uko abyivugira yagiye kubibaza cyangwa se kubikurikirana, nibwo bamubwiye yuko ibyo bintu ngo mbese cyangwa se bavuga ati barabyemera, ariko mbere yuko ujya bamubwira ko babyemera barabanza bariyamira bati se ibyo bivanye hehe, kubera ko byari bitegereje ko bigomba kuba ari ibanga, atari ukubera ko bafite umugambi wo prosecuting, atari ko bafite umugambi wo kumushira urubanza cyangwa se kumujyana mu bushinjacyaha. Ahubwo mwibuke ko mu minsi yashize aho yari amaze gutwitinga ku rupfu rw'uriya musore Buravan, nabwo nakoze ku ikiganiro cye kugira ngo ntaza kuzakora amakuru adacukumbuye, ariko ndiho ndayakusanya kandi ndi hafi kuyageraho yose, ku buryo mu minsi mike cyane, iminsi itari n'amezi, nshobora kuzaba namaze kubikusanya byose bya Buravan nkababwira uko biteye. Ubwo rero Bamporiki yavuga kuri Buravan, abantu baravuze bati Bamporiki ntarafungwa, aracyahari, kandi we yarakoze ibyaha, ndetse ibyo bita admissions, kuko yaremeye, aravuga ati ibyaha birampama. Ni nko kuvuga ati sinakwirirwa ndushya ubutabera. Bamporiki rero we ntabwo amategeko amureba, ni nayo mpamvu mvuga ko biriya byose byazamutse kubera ko
abantu bavuze bati Bamporiki arimo aratwitinga kuri Buravani gute, ntabwo afunzwe, aracyari kuri Twitter. Ubwo babivugaga hari n'abavuze bati hari abandi bantu bari bakoresha iriya Twitter batari Bamporiki, buriya bafite umugambi wo kumugarura mu kazi. Ariko nubwo haba hari nta bandi bantu baba bakora izo tweet zose, nta muntu ushobora kubikora adashyigikiwe na Kagame cyangwa se na First Family, umuryango mukuru w'igihugu. Kangarukiye kuri aya makuru ya Scovia. Iyi nkuru irimo amanyanga agaragaza burundu uburyo leta ubutabera bwayo buri selective. Ni ukuvuga ngo umuntu umwe ashobora gukora abantu batatu bakoresha gukora icyaha kimwe, bose umwe agahanishwa urupfu, undi agahanishwa gufunga imyaka 30, undi agahabwa nk'umurimo promotion. Ibyo twarabibonye kuri ba Evode Uwizeyimana, twabibonye abantu bose bigira ba Karampenge, bariya bakabarebe n'abandi abantu bemera bakabimbwa, abo ngabo bose bagenda bagirwa umugisha na Kagame. Bariya abantu baza bagakubita abagore mu ruhame, abo ntabwo ari icyaha, cyangombwa nuko utadenonsa Kagame. Uyu Bamporiki nzamugarukaho inshuro magana, yaravuze ati indonye naraziriye, kandi niba naraziriye ndamaze. Bati tugufungiye mu rugo iwanyu mu rugo udasohoka. Ariko nabwo ko gufungo cyo bavuga akaba ari kuri Twitter igihe cyose, akaba yandika akoresha n'amanama ahubwo ko bigaragara. Uru rubanza rero, iyi nkuru ngiye kuyibashyiraho yose uko yakabaye, muyumve, mwebwe mukore judgment, mukore decision zanyu. Nubu kuvuga ngo babijyanye muri ngo ikibazo cye ngo urubanza ngo barujyanye ngo somewhere, nta rubanza ruhari, n'ikinamico. Buriya bamaze gutegura n'umujije uzava ko barufite, barimo bagenzura ibintu, barangiza bakavuga ko basanze batazamukurikirana kubera impamvu z'ibyo bamushakaho muri ino minsi, kubera impamvu z'ubuhamirizi kandi buri hafi. Reka twumve iyi nkuru yose, mwumve aya manyanga yabereye muri ibi bintu byo muri RIB na Bamporiki. Murumva neza ko ibi bintu birimo, ntabwo nabyituruje ko twe turabyisobanurirwa, ariko birerekana amanyanga tumaze iminsi tuvuga. Reka rero twumve iyi reportage ya Scovia. Muri iri joro amakuru atugezeho nuko Honorable Bamporiki Edouard yaregewe ubushinjacyaha. Guhera tariki 5 Gicurasi uyu mwaka, Bamporiki Edouard wakorwagaho iperereza ku cyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke, ubu dosiye ye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Icyaha akurikiranyweho ni ugusaba kwakira cyangwa gutanga indonke. Tubaha ikaze n'inshuti bakunze b'ikiganiro cyacu ku Karubanda. Muri iri joro amakuru atugezeho nuko Honorable Bamporiki Edouard yaregewe ubushinjacyaha. Aya makuru rero inzira yari ndende kugira ngo tuyamenye, nicaye ndibwira ngo ahari ubwo mbonye inkuru icaracara, ariko ikabira ahantu hatizewe, ntabwo byari ibinyamakuru, ntabwo bavugaga icyo ubuyobozi bwavuze ubw'ubutabera. Ndavuga ngo reka mbe umunyamwuga nuko mbigenze ntya, ariko ibitampiriye nibi. Mara kumva ibyo, nahamagaye umuvugizi w'inkiko mu Rwanda, Bwana Harrison, ndamubaza nti ese Honorable Bamporiki yaba yaregewe urukiko? Ati ntabwo mbizi, ariko reka mbaze. Ntibyamutwaye igihe kinini, mu minota itageze kuri 3 yagarutse ambwira ati ntabwo biragaragara muri systeme, ntaho tubibona, ntabwo yaregewe urukiko. Atariko wabaza ubushinjacyaha. Iyo nama ye nayishimiye kuko nanjye nari ngiye kuyibwira.
yeje guhamagara umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi ntiyitaba ku murongo wa telefone. Igihe rero nabigerageje inshuro zigera kuri enye, navuze ngo ntabwo ndi butangaza inkuru idafite gihamya, nuko ngerageza kuba umunyamwuga mu gihe nashakaga kuba uwa mbere mu batangaza iyi nkuru. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umuvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda Dr. Thierry Murangira. Ndamubaza nti se mwaba mwararegeye ubushinjacyaha Honorable Bamporiki Edouard? Ati wabikuye he? Byumva utyo uko yabivuze. Halo. Uraho neza? Neza so. Ndashaka kukubaza. Hari amakuru nabonye mwaregeye Bamporiki ubushinjacyaha? Wayabonye? Nayabonye ahantu nyine ari kurumva ku buryo nayabonye abantu bayazereza si bwo buryo ngewe nyavugamo. Reka mbaze simbizi ntarajya nkurikirane mbona ko ndagutegereje. Tegereza rero umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Dr. Thierry Murangira. Nongeye ndamwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp nti Dr. ndagutegereje, ati hangane gato. Muri uku kwihangana gato ntabwo yanshubije, ahubwo yashubije ikinyamakuru Igihe ubwo twagiraga mu kanya gato yangiye kubona mbona kuri Twitter y'ikinyamakuru nk'uko muyibona Igihe cyandika kivuga kuri ibi. Nanjye nkibona ubu butumwa buciye ku rukuta rwa Twitter rw'Igihe, nabufashe muforwardinga Dr. Thierry. Ndagushimiye kubw'amakuru nagusabye ukaba uyahaye ikinyamakuru Igihe kandi ndayabonye. Nawe muri ako kanya ntiyagira icyo nsubiza, anyoherereje irijwi ryumvikana nkaho yari recordinze, akaba yarihaga wenda ibinyamakuru runaka yifuzaga ko bitambutse iyi nkuru mbere yuko twe tuyitangaza. Ariko turamushimira ko amakuru agiye hanze yabivuze atyo. Guhera tariki 5 Gicurasi uyu mwaka, Bamporiki Edouard wakorwagaho iperereza ku cyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke, ubu dosiye ye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Icyaha akurikiranyweho ni ugusaba kwakira cyangwa gutanga indonke, icyaha giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Murakoze. Ego, arakoze rero mwumvaga yari umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Dr. Thierry. Ariko nanone natwe ku murongo wa telefone nk'uko natangiye mbibabwira, twavuganye n'umuvugizi w'inkiko, yabishubije atya, abivuga muri aya magambo ubwo twamubazaga niba yaregewe urukiko koko. Perezida Amureko kandi kukavuga neza yigeze gutanga ntabwo urukiko. Ntabwo kubaze umuntu hanyuma biteye urukiko n'ubushinjacyaha. Ubu twavuga munsi akaba ari ukubwira neza kuko ni nawe ufite ibibazo niba baregeye urukiko, ariko kugeza ubu ngubu perezida w'urukiko Amureko ntayazi ntayabonye. Cyangwa yari n'ububazo wabaza gushimira kuko nambaze Nkusi. Rero b'ikiganiro cyacu ni amakuru twagimenye muri uyu mugoroba mu masaha 11 bivugwa ko yaregeye urukiko, ariko birangiye nyine nk'uko mubyumva. Twakomeje byumvikana ko ubwo Bamporiki Edouard yakurikiranwagaho icyaha yakurikiranyweho abantu batari banakivuze, ariko ngira ngo ababyibuka mu biganiro byacu bitambutse, uyu munyakubahwa yagaragaye ku rukuta rwe rwa Twitter atakamba avuga ko yakiriye indonke, asaba imbabazi, avuga ko nyakubahwa perezida wa Repubulika amubabarira ndetse n'abaturage bose muri rusange. Nyuma y'icyo gihe rero twakomeje kubaza ubugenzacyaha impamvu y'uyu mugabo afungiwe mu rugo, nuko bati ntabwo binyuranyije n'amategeko. Itegeko ngo ryemera ko umugenzacyaha ashobora gutegeka ukekwaho aho ashobora kuba ari mu gihe akurikiranywe. Ubwo rero urumva ko ubushinjacyaha bwakiriye dosiye y'uyu mugabo. Mukurikije igisubizo kiri muri iri jwi mwumvishe uyu muvugizi wa RIB yoherereje ibinyamakuru, nanjye ndimo, nuko bigaragara ko uyu
mugabo amaze igihe aregewe ubushinjacyaha. Tuzakomeza rero kugerageza ejo nibidukundira kuzavugana n'umuvugizi w'ubushinjacyaha niba dosiye koko yaregewe urukiko. Ibi rero nanone bibaye mu gihe twibazaga se nk'uko itegeko ribiteganya, Minisitiri w'Ubutabera yahagaritse ikurikirana ry'uyu mugabo Bamporiki Edouard kubw'inyungu za politiki, kuko itegeko riha ububasha uyu mu Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda. Ariko uyu munsi nuko amakuru ahari, tuzakomeza kuyatohoza no kumenya ese bifitiye iyihe shusho. Ngo tubibutse ubwo uko byagenze kugira ngo uyu mugabo Edouard Bamporiki yisange muri iki cyaha uyu munsi akekwaho yaregewe ubushinjacyaha. Bamporiki Edouard yari minisitiri, yari state minister muri minisiteri y'urubyiruko. Icyo gihe rero haje kumvikana inkuru y'uko ashobora kuba yafatanywe ruswa muri hoteli Legacy. Ibyavuzwe ko yari operasiyo yari ikomeye, ariko akavugwa ko icyo gihe ashobora kuba yari kumwe n'undi muyobozi mu mujyi wa Kigali utarigeze agaragazwa nk'uwakurikiranywe. Ntabwo tuzi uko ubutabera bwabigenje, ariko abatanze amakuru bwa mbere bavuga ko abo bantu bari kumwe. Ntabwo tuzi niba uwo bari kumwe ari we wahamagaye ati wa muntu arayafite cyangwa arayakiriye. Ntabwo tuzi icyatumye uwo bari kumwe ari babiri, umwe akurikiranwa undi ntakurikiranwe. Ariko icyo gihe ubwo Bamporiki yamaraga gufatwa, hakaza no gusohoka itangazo ryasinyweho na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente. Bamporiki yagaragaye kuri Twitter asaba imbabazi nk'uko nari mbivuze mu kanya, ariko nk'uko abantu mubizi muri benshi. Ariko nyuma y'ako gatoya haje uwitwa Yumve kuri Twitter, nawe arandika ati rwose akwiye imbabazi cyangwa nawe azamusabira imbabazi. Ntibyatwaye umwanya munini aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika akoresheje hando Twitter ye bwite yashubije ati birarambirana, hari igihe ngira ngo umuntu akora ibintu bikagenda bigaruka kandi yarababariwe kenshi. N'imvugo zitandukanye yakoresheje, wenda abibuka ibiganiro byacu bitandukanye cyangwa bakurikiye Twitter murayibuka. Abantu benshi baravuze kuri iyo Twitter yaje ikurikira ya His Excellence agize icyo abivugaho, ibinyamakuru bitandukanye biravuga, ariko nyuma yaho biza guceceka. Dutunguwe no kubona kiri mu rugo uyu munsi kuri iyi Twitter y'igihe. Nanone ntabwo abakoresha urubuga rwa Twitter bacecetse, hari abaje bati ahubwo bari bubakurikirana kuko igihe cyo gukurikiranwa cyarenze. Abandi bati babigira urwenya bati ntabwo umuyobozi bavuga ruswa, bavuga indonke. N'indi bindi biganiro bitandukanye bikomeje kuba urwenya kuri iyi Twitter yaje kuri iki gihe. N'ayo makuru twavuga ngo hari rero y'ibivugwa, ariko nk'uko mubizi Mamu Rwagasabo duhora twiteguye kugira ngo mubone amakuru ashyitse kandi ku gihe, tugerageza kuba umunyamwuga nubwo bigora rimwe na rimwe aho ubunyamwuga butari. Rero ko dosiye nubwo ukurikije igihe ubugenzacyaha buvuga bwaregeye ubushinjacyaha, nuko tutabonye amakuru bashobora kuba bayaduha cyangwa bakayaduhisha nk'uko n'ubundi RIB yari yaraduhisha ibi. Hari amakuru avuga ko uyu munsi yaregewe urukiko rwisumbuye rw'i Nyamirambo. Ubwo rero tuzakomeza dukurikirane kugeza ubwo tuzamenya ko ukuri urubanza ruzagenda. Ubwo bemeye ko agiye mu mategeko niyo rwaba mu muheza, ariko abantu bazamenya ko rurimo kuba. Ndabashimira inshuti bakunzi bacu mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye, kandi turabiseguraho ko iyi nkuru tuyikoze mu buryo bwihuta ariko butuzuye. Ariko twavugaga ngo nk'uko umuco wacu usanzwe tubatuye ku nzira, ntabwo iyi nkuru twari burare tutayibagejejeho, nubwo tutorohewe no kuyibona tukayivumba, nubwo ari twe twari twayenze. Murakoze, mugira ibihe byiza. Mu byo mumaze kwiyumvira rero sinibaza ko hari byinshi najya gusobanura, gusa ibi bintu analize z'ahangaha ku Rwagasabo cyangwa se ku expose ikintu kugaragaza ko harimo amaguye barimo kuduhisha, nta bindi bintu nshobora kubyongeraho, nta kindi nabyongeraho. Nkuko nababwiye rero inkuru ya Rusesabagina ntabwo ibintu birimo ni ibintu bibabaje kubona iriya leta n'uyu munsi yumva izira arizo nzira igomba kuzajya ikemuramo ibibazo by'abayirwanya. Ibi ni ibintu abantu bakomeje kugarukaho bavuga ko
i Rwanda, kandi ubwo ntabwo ari hanze, bavuga ko ari uburyo nyine biba byarangiye, bamaze kuvuga ibintu nka biriya baba bamaze gutegura umugambi, bari convaincu ko bafite plan yabo, hanyuma bagatangira kujya kujustifia icyo gikorwa cyabo bashaka gukora. Imana irinde Rusesabagina kubera ko yamaze no biriya ni nko kumutabariza mu buryo buri unlikely, mu buryo butari butegerejwe. Ndagira ngo ngaruke rero kuri muri iki kiganiro, ndahera kuri mumbabarire, ndagira ngo mpere kuri Tabitha Gwiza. Tabitha navuganye nawe ku bijyanye n'aba bantu mu Rwanda basa n'abatangiye kujya bivumbagatanya. Ntabwo bivumbagatanya ngo ubone kuko bapoza leta cyangwa se ngo bakora ku mugaragaro nk'uko myigaragambye, ariko kubona bashobora gushyira ibitekerezo byabo hamwe bakabagateka tubivuge nka groupe, ni intambwe ikomeye cyane. Ibi rero by'abantu biganjemo abamotari, abaturage, Tabitha yamaze iminsi abigenzura kandi yagize icyo abivugaho kijyanye n'uburyo abaturage batangiye kwereka FPR ko bishoboka ko ubwisanzure igihe utabutanze bishoboka ko bishobora kukubashukana. Reka twumve Tabitha watugenzuriye iyi nkuru. Jean Paul, murakoze cyane, ndagushuhuje na Ashire turi kumwe. Iby'imyigaragambyo uvuze rero ndabibona ko koko imaze iminsi iba kandi birimo biraza nubwo iriya leta bayirata ngo imyigaragambyo ngo ntabwo yemewe mu gihugu, n'akatarakabaza kabona. Uyu munsi BTN TV Rwanda yasohoye inkuru y'imyigaragambyo yabaye mu bazunguzayi ndetse n'abandi baturage bahitaga babona ibiba. Abazunguzayi bongeye bahohotewe nk'uko basanzwe. Ngira ngo ababikurikiye mwabyumvise ukuntu abanyerondo, abadaso, abashinzwe umutekano, ese aba bashinzwe umutekano ubundi yesi njya nabimenya bataniye n'aba badaso, bataniye n'aba banyerondo ko byitwa ko bose baba bashinzwe umutekano, ariko ngo hari abanyerondo ukwabo, hari abadaso ukwabo, hari abashinzwe umutekano ukwabo, n'abandi bose bariya bose babicanye birirwa bica bahohotera abaturage, bahohotera abana b'Abanyarwanda. Ni benshi, ni bamwe bambaye ibyatsi bibisi, abandi bambaye za kaki, abandi bambaye ubururu, abandi bambaye, abo bose n'abagenda bahohotera abaturage. Uyu munsi rero abo tuvuze bagiye bahohotera abazunguzayi, barabakubita, ariko mu byumve ngo barabakubita. Baragenda bazana bya imodoka byabo bajya bazana bapakiramo abantu bajya kwica, abandi bajya kujugunya muri yami ngo hahani ngo bajyana ngo inzererezi, ngo hahani ngo bajyana kwa kuzimu kose kugiye gutandukanye, kwa Kabuga, kwa Butindi bwose. Ibyo bimodoka baza bagapakiramo abantu n'uyu munsi nibyo bazanye, bafata abo bazunguzayi bakabahambiranya. Mumbabarire mwumve, mutega amatwi. Umuntu utumvise iyo nkuru agenda ajye kuri BTN TV Rwanda yumve iyo nkuru, ukuntu bafataga abazunguzayi bakabahambiranya.
bakajugunya muri ibyo bimodoka byabo, abandi bakabafata amatwi bagaterura bakajugunya mu modoka. Ariko mujye mwumva ubwo bugome buri muri kiriya gihugu duhora tuvuga tutazanahwema kuvuga buri munsi. Ibi bintu tuzatubivuga mwabicanye mwe, mumaze abantu, ibintu mukora nta handi turabyumva uretse kuri iyi leta ya FPR iyobowe na Paul Kagame. Mugiye kuzasiga umugani, bagafata abazunguzayi bakabafata amatwi bagaterura bakajugunya mu modoka. Ubwo niko babakubita, abandi bagafata mu ntano, bagafata bene nko mu bibero bagasa naho babatanyura, cyangwa bagafata nk'akaguru kamwe bakajugunya mu modoka. Abagore babambika ubusa, abana b'abakobwa babambika ubusa, bakajugunya mu mamodoka. Ejo bundi bafashe umwana w'umukobwa baragenda bajya kumufunga, ngo baramuziza ko yari yambaye ubusa, yari yambaye ibintu bibonerana, yambaye ubusa. Narabivuze mu kiganiro cy'ubushize ndavuga nti simwe mwirirwa mwambika ubusa ababyeyi mu mihanda mukubita mubambika ubusa ku mugaragaro. Singibi BTN yabivuze, babambikaga ubusa, ariko barangiza ngo barabafunga, ngo abana b'abakobwa barafunga ko bambaye ubusa. Simwe mwirirwa mubambika, mwabagome mwe, mwabicanye mwe, mumaze abanyarwanda. Bakabambika ubusa bakabaterura bakajugunya mu modoka, muri ibyo bimodoka byabo. Ariko nimureke mbabwire, hari ikintu cyanshimishije, hari ikintu cyanshimishije. Ngiye gushimira abazunguzayi, ngiye gushimira abaturage bari aho ngaho babonaga ibyo bintu byose birimo biba. Bahagurutse binjira muri ibyo bimodoka bajya gutabara bagenzi babo. Ibi nibyo duhora tubabwira abaturage, banyarwanda, banyarwandakazi, ni mwirwaneho, wihagarara ngo ubone mugenzi wawe bari kumugirira nabi ngo urebere. Uyu munsi mwabikoze, ndabashimye. Uyu munsi mwabikoze, muragenda mujya muri ibyo bimodoka, mugerageza gutabara bagenzi banyu, mubakura muri ibyo bimodoka babajugunyagamo. Ariko ngo uko abo bagenzi babo bajyaga kubatabara, noneho babicanye bakazaga umurego. Abo bicanye mvuga nabo banyeronda, badaso, abashinzwe umutekano, bigeza nubwo polisi bizamo. Murumva iyo polisi ije ibijizanye imbunda, aho ngaho abaturage bagira ubwoba. Abaturage bagira ubwoba kuko si rimwe babarasa izuba riva, si kabiri babarasa bari mu mapingu, si gatatu babafata bakaba bagira mu mashyamba, abaturage bareba. Ariko bavuga iki? Bavuga iki? Uvuze ko bamurasa ati yatorokaga, yarwanyije inzego z'umutekano, bla 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 bla. Uyu munsi mwihagazeho, nabikunze cyane. Nimukomerezaho, ntabwo biraza nkuko tubyifuza, ntabwo biraza, ariko birimo biraza. Ejo bundi abamotari bakoze imyigaragambyo. Murimo muramenya ubwenge, banyarwanda, banyarwandakazi, bazunguzayi, baturage b'u Rwanda, nimukomeze mwirwaneho. Umuhanzi Jay Polly niwe waririmbye ati mubona ducecetse mukagira ngo iyi mitwe irimo ubusa, babona mukomeza guceceka bakagira ngo imitwe irimo ubusa, nyamara bagiye kubona ishyano.
ubwo mwahagurutse mukaba mwatangiye kuvuga muti enough is enough, murarambiwe, murananiwe, nimushyiremo umurego, nimwihagarareho, mumaze kubona ko ntawe ubitayeho, uwo mutekereza ko abarengera niwe uri kubarenganya, niwe ubica uko bwije n'uko bukeye, umujyi wose ngo wavugije induru, induru zavuze umujyi wose. Zari zavuga se? Zari zavuga? Uko abo bazunguzayi bihagararagaho niko abasekirite nabo ngo bongezaga umurego wo kubakubita, wo kubamenasa, kubagirira nabi, kubambika ubusa, kubahohotera birenze. Ariko umwe napfa ntabwo mwese mupfira rimwe, n'ubundi barabica. Ariko iyo mwihagazeho nk'uko, ejo bazagira ubwoba bwo kongera gukora nk'ibyo bakoze uyu munsi, bazagira ubwoba bwo kongera kubahohotera, ngo barakirininga umujyi. None abakene ni umwanda, abazunguzayi ni umwanda, bagomba kubakura muri uwo mujyi wabo. Nicyo cyonyine bafite barata, bereka amahanga ni muri ibyo twagezeho, dore twarubatse convention center, twarayubatse, umujyi urakirininzwe, ariko twica abaturage, kubica nta kibazo, ariko dufite isuku mu mujyi. N'ikimenyimenyi, dore abazunguzayi, umwanda, abakene batambaye inkweto twabakuye mu mujyi, twarabirukanye, so umujyi wacu urakirininze. Nyaboneka Amerika nimurebe. Ariko mwabagome mwe, mwabicanye mwe, nta kindi mushoboye uretse kwica. Ibi bintu mujya mutekereza ko bizabagaruka umunsi umwe, one day. Ntabwo ari kera, birimo biraza. Iyo mubona abaturage batangiye kwihagararaho gutya, mwari mwabona iki? Mubona bacecetse mukagira ngo imitwe yabo irimo ubusa, mukagira ngo bikoreye watermelon. No, baratekereza, bacecekanye byinshi. Umunsi bahagurutse muzagana he? Ko muzehe Mpyisi yabivuze ejo bundi ati, harya nk'ubu hagize ikiba mu gihugu cyacu twahungira he? I Burundi se? Muri Kenya se? Uganda se? Tanzania se? Ikihe gihugu na kimwe twahungiraho? Niko ndababaza, mwabicanye. Umunsi abaturage bose bahagurutse bagakora nk'ibi ngibi abazunguzayi bakoze, bagakora nk'ibi ngibi bagenzi babo bareberaga ibyo mwakoraga nabo bahagurutse, abazunguzayi mwabagize kuriya, abaturage babireberaga n'abandi bazunguzayi bari basigaye bose barahaguruka, igihugu cyose niko bizagenda. Gitifu wirirwa ahohotera abaturage hariya, umunsi abaturage bose bahagurutse mu gihugu cyose, muri za prefecture zose, muri kwe zose z'icyo gihugu, abaturage bagahaguruka, harya muzabigenza muti? Rero ngo baracecetse, ngo mugira ngo ntabwo batekereza. Barabibona, murindire gato. Mwamenyereye kwica, mugafata amajosi mugakeba, mwabicanye mwe. Abaturage bagaceceka, mukica Rwigara, mukamwicira, mukamuhotorera mu ntoki z'umudamu we n'umwana we, mukagira ngo abantu ntabwo baba babireba, ntibaba babibonye. Mugafata abaturage mukarasa izuba riva, mugafata umugabo Rwabukamba mukagenda mukamwica, mukamupfumbatisha imbunda ngo yirashe. Buriya muba mubona ngo abaturage babyemeye. Mugatekereza ngo umugore we n'abana be barabyemeye, bati koko Rwabukamba umugabo wanjye yirashe. Ariko mukagira Imana, mureba abanyarwanda mukababona niyo mitwe mukagira ngo irimo ubusa.
uretse abo mwafashe mugahondagura imitwe mukabarangiza bakaba basigara ibishushungwe, dore ko ari nabo benshi. Murajya muri prison mugahondagura abantu mukabarangiza mukabamena imitwe ngo ejo batazavuga amabi yanyu mwabicanye mwe, ariko murabeshya ngo ntabapfira gushira. Abo bazunguzayi murabica ntabwo bapfira gushira, hazasigara bake bazaba ari inkuru. Bahazagira basigara bazaba ari inkuru. Muri prison ntabwo muzica bari abaprisoniye bose ngo mubamare, hazagira bazaba ari inkuru. Amabi mukorera muri iriya prison uzagana he? Wowe uri mukora ibintu nk'ibyo uzagana he? Wamwicanyiwe. Twarababwiye duti igihe kirageze, igihe ni iki, nimwitandukanye nabo bicanyi, ariko mwarabyanze, ahubwo murakaza umurego wo guhohotera abaturage. Igihe cy'urubanza kiraje, igihe cy'urubanza kiraje. Uzagana he? We wanze kwitandukanya n'ikibi uzagana he? Ubu koko Paul Kagame na Nyiramongi we babagize abicanyi mwese, igihugu cyose murabyemeye niko? Ese abangaba ko bazagenda ko bababeshya ibyo babereka byose, ko niyo mpamvu mubona Kagame adashaka kuva ku butegetsi, azi ko nabuvaho azishyura ibyo yakoze. Harya wowe nkawe ujya gukora ibyo yagutegetse gukora kubera iki? Ko nibajya kugucira urubanza atazaza kukuvugira ngo murumva ngo uwo nguwo ngo ninjye wamushutse ngo ni mumubabarire. Ayi, buri wese azabazwa roho ye ku gatwe kawe. Ibyo wakoze nibyo bizakugaruka. Dore nguriya yirirwa zerera, arimo arazerera mu mirenge aho ngaho mu gihugu. Abaturage bahaguruka bamubwira nyakubahwa Perezida Paul Kagame, rwose nararenganye, rwose narareze, ndatsinda hano ntibanyishyura, ndatsinda hari wabwiye nde? Niko ndakubaza, wabwiye nde? Niko kuki mudakemurira ibibazo by'abaturage? Mwabaturage twarabibabwiye ibyo Kagame yigira ngo niuje kubakemurira ibibazo, arababeshya. Byose ni ububiri ku mutwe we nuriya mugore we Nyiramongi. Ababicanyi nibo baba bari hejuru y'ibyo bibazo byose mufite, ko mwatatse umwaka ugashira, imyaka 2 igashira, baraturenganya, baradukubita, baraduhohotera, baratwica. Yigeze ahaguruka ngo abarengere? Yigeze ahaguruka? Mwigeze mwumva? Mwokagira Imana nimumbabarire mumbwire, mwigeze mwumva perezida w'igihugu impfu ziba muri kiriya gihugu? Abaturage bashize, abanyarwanda barabamaze babica. Mwigeze mwumva perezida w'igihugu cy'u Rwanda Kagame Paul ahaguruka ngo yamagane ubwo bwicanyi? Mwigeze mubyumva? Yabyamagana te? Ari ububiri inyuma, ariko akajya hariya kishongora. Niko kukimuta niko minister what? Ariko mureba iyo mitwe y'abaturage mukagira ngo irimo ubusa, uretse ko babuze uko bagira. Babuze uko bagira. Bagire bate? Barareba bagasanga ati nta handi dushigaje ho gupfunda imitwe, turapfuye. Abitwa ngo n'abayobozi baraduhohotera. Reka mbabwire mwa baturage mwe, uwo gitifu ntashobora kuza kuguhohotera ngo abikore 1, 2, 3 bitavuye hariya hejuru ngo yongera abikore abikomeze. Ntabwo bishoboka mu gihugu cy'uwo mwicanyi mukuru Kagame. Ntabwo bishoboka. Arabizi neza ko abikoze
kabiri gatatu hariya hejuru batamukingira ikibaba batabiziranyeho arabizi neza ko atabaho nawe. Ayo mafaranga murekarama babibye ngo bande ngo barwiyemezamirimo ngo babatwaye ngo za miliyoni 70, ayo mafaranga yose ajya mu mufuka wa Kagame n'abambari be, ajya mu mufuka wuriya mwidishyi mukuru n'abidishyi be, abajura, abicanyi, abatindi, abagome, nta kibi basize inyuma habe n'iki na kimwe. Inzara irabishira bamaze, abaturage barashize n'inzara. Ejo bundi nakoze ikiganiro, banyarwandakazi mukurikirana Radio Iteme, nakoze ikiganiro n'umubyeyi uri mu Rwanda utabaza ufite abana 3 ugiye gupfa yishwe n'inzara. Ntabwo ari uwo gusa, mbabwiye abantu bankontakta, nkababwira abantu banyandikira kuri WhatsApp, abantu banyandikira kuri Facebook, barira bavuza induru batabaza kubera inzara. Ntabwo mwabyumva, ariko abishongozi barajya harya bakishongora, baragura amamodoka y'ibitabashwa y'amamiliyoni n'amamiliyoni. Abaturage inzara yabamaze, abandi barakubitwa, abandi baricwa. Ariko ibi bintu dukomeje kubyamagana. Ibintu iyi leta iri gukora, yewe mbabwire, nyamara birimo biranabakungurira ubwanyu, murimo murikungurira. Ibintu bari gukora bigeze aho abaturage bahaguruka bagakora imyigaragambyo. Baturage nongeye kubashima, ariko nimushyiremo akabaraga, nimubikore. Ubahohoteye muhaguruke, murwane, mwirwaneho. Abamotari bamaze kubikora, namwe murabikora, nimukomeze. Nimubona mugenzi wanyu ahohoterwa, muhaguruke. Nari mvuze nti ibintu bari gukora barimo barikungurira. Igihe ni iki? Noneho ngo bari no mu mwibarura, ariko ngo barimo barabaza ibibazo biri so stupid. Ngo se ngo ba mu nzu isakaye, ngo se ubwo ngubwo ngo urara kuri matora, ngo ariko bakabigasekwa nk'akeza. Twavuga dute abantu bari kwikungurira ngo ngwiki ibise iri barura barimo baragira ngo bamenye buri wese aho atuye, ibyo atunze, nuko nibajya kwica bijye biborohera, bamenye bati muri ruriya rugo harimo abantu 5, ubwo turabigenza uku bose tubarangize. Hari iryo barura murimo n'iry'iki mwamabandimwe? Niko ndababaza, iryo barura murimo n'iry'iki? Mubaza ibibazo biteye isoni, bibakojeje isoni. Abantu bari kwifata ku gahanga bakabaseka nka bimwe byo kwa Nowa. Wabaseka se yarangiza? Ibintu muri gukora, barasohora inkuru muri ntuza zabo za rushyashya izo ngizo n'igihe, barangiza bagasanga bakoze amafuti. Noneho bari bavuze ngo Rusesabagina ngo agiye kwiyahura, ngo kugira ngo asige icyasha ngo leta y'u Rwanda mu minota ingahe barayisibye. Si ubwa mbere babikoze. Jewe nari navuze nti nibarebe Rusesabagina buriya bagiye kumuniga cyangwa barangiza bati dore yimanitse, nka bimwe bakoreye Kizito Mihigo. Ati Kizito yiyahurishije amashuka. Niko mwabicanye Rusesabagina mugiye kumunigisha amashuka? Ya mashuka mwanigishije Kizito, nanjye mwanigishije, mwavumvuye ko ariyo ngo yinigishije ngo amashuka. Na Rusesabagina niyo mugiye kuza kuvuga ngo yinigishije amashuka? Ibintu muri gukora biri kubakungurira, bisubiyemo, murimo muri kungurira.
ntabwo tuzahwema kubivuga. Akarengane mukomeza gukorera abana b'Abanyarwanda, ubwicanyi, ubugome, ubutindi, icyo tutabona uko tukita, ibintu murimo mukorera abana b'Abanyarwanda, ntabwo tuzahwema kubyamagana. Tuzaruhuka ari uko ibi bintu birangiye, ibi bintu bihagaze. Urunana ruharanira impinduka nyarwanda twarabyiyemeje ko tuzabyamagana kugeza ku munota wa nyuma, kugeza mwirutse mukava muri icyo gihugu, bamwe bakajya mageragere kwishyura ibyo bakoze, abarimo bagasohoka bazira ubusa, abazira ubusa bagasohoka, abafungiwe ibyaha nabyo bo bakabihanirwa. Ntabwo tuzamera nkamwe mugenda ngo wishe benshi ngo rero ngo nasohoke ngo naze ngo asabe imbabazi ngo noneho ngo asohoke. Ntabwo ari byo. Mufunga uwo mushaka, mugasohora uwo mushaka kubera ko yabapfukamiye, kubera ko yemera akajya gukora ibyo mumubwira gukora, yarisha abantu yarabamaze, agasohoka akajya mu butegetsi kubera ko yemeye gukora, yemeye kubakorera, kujya kwica abantu, yemeye kujya guhohotera Abanyarwanda kuko yabyemeye, akaba umutoni. Hanyuma wa wundi uzira ubusa kubera ko yanze kwinjira mu mabi yanyu, akaba ari we mufunga cyangwa mukica. Erega ntimukarebe iyo mitwe y'Abanyarwanda ngo mugire ngo irimo ubusa, mugira ngo ni za watermelon bikoreye. Niko bidishye. Mwidishye mukuru arababwira ati mujye kwica Rwigara, yego mwidishye. Mujye gukubita abazunguzayi, yego mwidishye. Ntawe ubaza ati se turamwicira iki? Reka ese turabakubitira iki abazunguzayi? Reka yego mwidishye. Uwo mwidishye wanyu namwe mwabidishye mwe, mwirirwa mukoma amashyi muvuza induru ngo ibigarasha ngo abanzi b'igihugu. Tuzareba abanzi b'igihugu ari bande. Ndangije mbashimira mwebwe muhagurutse mukaba muri kwirwanaho. Ndangije mbashimira mwebwe muhaguruka mukavuga ibyanyu, mukavuga agahinda kanyu mukagashyira ku mugaragaro. Ndababona bajya kuri ziriya channel za Umurabyo TV, za Pax TV, izo ngizo zigishobora kuvugira abaturage ni bangahe? Nuriya ukuri ganza nibo nabonye basigaye bagerageza kuvugira abaturage bari mu gihugu. Nimukomerezaho, nimugende mubivuge. Guceceka ntabwo ari ko kubaproteja, kubivuga niyo bakwica byibura ukuri kwamaze kujya hanze, kuko uraceceka barakwica, uravuga barakwica. Rero aho kugira ngo wicwe utavuze, wakwicwa byibura wavuze ibyawe. Nongeye kwibuka umugabo witwa Matuje Aphrodis, waje akavuga agahinda ibyo yaciyemo biteye ubwoba, torutire yakorewe bikageza ubwo bamufungana n'abana be b'impinja, ariko ngo yaburijwe irengero. Ese buri aracyariho? Niba kiriho, mwabagome mwe, mwabicanyi mwe, nimurekure uwo munyarwanda kuko uri n'ubundi yagushyize hanze. Se ibintu twabimenye, harya ubwo murarwana n'iki? Ko ibyanyu byagaragaye. Ntabwo abo baturage iyo mitwe yabiri mu busa. Ndabashimiye Jean Paul. Ndagira ngo rero mbabwire ko twahagurutse kurwanya ikibi n'igisa nacyo, kandi tuzaruhuka ari uko tubigezeho. Nimuze mwese dufatanye imbaraga, gushyira imbaraga zacu hamwe, nibyo byonyine bizatuma dushobora kurwanya ikibi no kwirukana
bariya bagome bariya bicanyi FPR itumazeho abantu. Mugire ibihe byiza, murakoze. Rya kandi mugarukiye kuri izi development zijyanye no kwiyamamaza mu Rwanda. Aha nashire twaganiriye kuri iyi nkuru wadukoreye iri sesengura cyangwa se iri genzura. Kubona muri iki gihe hanze ibihugu birimo urugero rwa hafi Angola ejo yagize amatora, umuperezida uri ku butegetsi bavuga ko yatsinze n'amajwi 51%, ipursa imwe gusa irenga kuri 50%. Muri Kenya n'ubu ngubu imanza zirahari baro bagerageza gusubira mu majwi. Tanzania ntabwo barahindura ubutegetsi, CCM wavuga uti guma hariko bagenda bakora alternation. Burundi nabo nuko binguko bimeze, Congo nuko bimeze, Uganda President Museveni atsinda n'amajwi nka 60, atsinda amajwi nka 60. Ntabwo turigera tubona umuntu ubona amajwi 100%. Noneho muri kinyejana mwaka wa 2022 aho kugira ngo Kagame avuga ati reka ndebe, Kagame nako Museveni arakunzwe kandi ntabwo yiba nkariya, ariko still afite popularité mu gihugu. Muri Kenya la même chose, Tanzania Tanzania ndetse na Congo la même chose. Nagira ngo ibi bintu ntabwo ndubigewe ndari bugarukeho cyane, ariko shire wabidugenzuriye cyangwa se bituvirimuzi tumuhe akanya maze atugezeho igenzura cyangwa se sengura cyangwa se ubusesenguzi yakoze kuri iyi nkuru. Shire rero reka nawe tumwumve. Komera cyane Jean Paul, ndagusuhuza kandi ngushimira nanone kuri uyu mwanya wafashe wigomwa n'izindi nshingano ufite kugira ngo tuganirize abanyarwanda kubirebana n'uburenganzira bwabo, kubirebana n'impinduka abenshi banyotewe kandi bifuza ko zagerwaho. Reka mbonereho nanasuhuze mugenzi wanjye Tabita, nawe kandi mushimira ku mwanya afata buri gihe kugira ngo atabariza abanyarwanda, anashyire hanze amakosa y'iriya leta ndetse n'abakangurira kwirwanaho. Ubwo rero mbere yo gutangira nasuhuza abanyarwanda bose muri rusange, abakunzi ba Radio Iteme ndetse na bagenzi bacu turi kumwe mu runana. Kuri iyi ngingo rero wambajije irebana n'umuco mubi umaze kuba karande muri politike nyarwanda, ariko by'umwihariko umuco umaze kuba karande cyane kuri leta ya FPR. Impamvu mvuze ko umwihariko ari kuri leta ya FPR nuko kuva ubwami bwavaho hakajyaho repubulika, ibijyanye n'amahame ya repubulika, urebye u Rwanda rwakomeje kuyoborwa mu buryo abategetsi cyangwa se abayobora bitwara nk'abami. Hagiye habonekamo bamwe batekereza kuba babihindura, ariko nabo basimburanwa bitwara nk'abami kugeza muri 90 ubwo hatangizwaga intambara yaje kurangira habaye habaye impfu nyinshi z'abanyarwanda b'inzirakarengane. Impfu zabaye guhera muri 90 zigakomeza mu gihe cy'intambara. Ingabo za FPR zitwaga APR zarwanaga n'ingabo z'u Rwanda, za leta y'u Rwanda. Birakomeza ibyo byose kugeza habaye jenoside yakorewe abatutsi, ndetse haza no kwicwa abandi banyarwanda benshi batandukanye biganje mu bwoko bw'abahutu, bicirwa mu duce dutandukanye two mu Rwanda ndetse mu gihugu cya Congo. Kugeza n'ubu ngubu rero abanyarwanda b'ingeri zose bakomeza kwicwa n'iyi leta. Ubwo rero umwihariko
cyangwa se n'ikibabaje cyane kurushaho nuko mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi habaye ibitambo byinshi by'abanyarwanda bapfuye, amaraso yamenetse ari menshi cyane, yaba abari bari ku rugamba rw'ingabo za APR babuze ubuzima kuko ntabwo barwanaga n'abantu batarasa, baba abaturage babiguyemo muri jenoside yakorewe abatutsi, ababiguyemo muri izo mpfu zose zabaye na mbere yaho. Byose ku banyarwanda bifuza impinduka tugomba kubifata nk'ibitambo, tugomba kubifata nk'inzirakarengane zabuze ubuzima bwazo, mu gihe hari abantu bavuga ko baje gukosora ikibazo gikomeye cyabaye karande. Muribuka amahame 9 FPR yagenderagaho ivuga yuko ishaka guhindura ibiri mu Rwanda. Ibi byose rero nta na kimwe cyagezweho. Ayo mahame 9 yaje gusimbuzwa n'ihame rimwe, iri hame rimwe rishingiye ku gitugu ndengakamere gikorwa na FPR. Iryo hame nta rindi nuko FPR igomba kuyobora, igategeka, igakora ibyo yishakiye, abandi bose bagaceceka. Niryo hame ryaje gusimbura ibyo byose. Ni ukuvuga ngo nta na leta dufite, kuko ugiye kureba leta mu mahame ya Repubulika ni leta iba ifite inzego zigenga kandi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo urwego nshingamategeko rugakora rwigenga, urwego nyubahirizategeko executive igakora nayo yigenga, ndetse iyo executive kandi nayo ubwo ndetse n'urwego nshingamategeko iyo bavuze kwigenga bavuga gukurikiza amategeko, ntibivuge gukurikiza amarangamutima cyangwa se amahame y'umuntu umwe. Ibi byose ntibikorwa, ndetse noneho n'ubutabera buza kureba ko ibyo byose byakozwe neza nabwo ntibukora. Ibyo byose izo nzego zose zikorera umuntu umwe n'agatsiko ke, ari we Perezida Kagame. Ni ukuvuga ngo ibyakozwe byinshi byapfuye ubusa kubera ko ibintu byaradogereye kurushaho. Hejuru y'ibyo byose rero hakaza iki kintu cyatangiye cyo gutangira kwamamaza cyangwa se gutangira gushyira mu mitwe y'abanyarwanda ko kuba Kagame yakwiyamamaza muri 2024 ari ibintu rwose bisanzwe, ndetse ko ari n'ibintu abantu bamwe na bamwe bagombye guharanira. Ariko ndibutsa abadukurikiye yuko guhera muri 2003 hatuwe itegeko nshinga byatowe wenda n'abantu batazi itegeko nshinga icyo ari cyo cyangwa se batazi agaciro kabyo, ariko ujya avuga ko perezida agomba kumaraho manda 2 z'imyaka 7, manda imwe ikagira imyaka 7 akamaraho 2 hakaza abandi cyangwa se agasimburwa n'uwo mu ishyaka rye. Guhera muri 2017 muribuka ibintu byabaye by'uduseke, naho bamwe mu bantu bari mu mashyaka yandi batangiye kuvuga ngo barifuza ko Kagame yakomeza ngo kuyobora u Rwanda, ariko njye nubwo bifata ko ari ukuyobora ahubwo ni ukuruhungeta. Ibi byose byarabaye ibihugu binakomeye kandi by'inshuti z'u Rwanda nka Leta Zunze za Amerika zanakoze itangazo rivuga ko rwose Kagame yagombye kurekura ubutegetsi. Nawe ubwe muri za Rwanda Day n'ahandi hose yanyuraga yavuga ko ibyo bintu byose rwose biteganyijwe, anavuga ko bitabaye byaba ari ugutsindwa kwe. Ubwo rero njyewe ndi mubemera ko muri 2017 Kagame yaratsinzwe mu bijyanye n'amahame ya demokarasi atigeze amenya, atigeze numva ko yagombye gukurikizwa. Yaratsinzwe mu bijyanye no gufata neza abaturage, imibereho myiza yabo, yaratsinzwe mu bijyanye n'ubwisanzure, yaratsinzwe mu bijyanye n'uburenganzira bwa kimwe muntu, anatsindwa muri rusange mu bijyanye no kuyobora igihugu. Kiriya gihugu kiyobowe ku gahato, kiyobowe n'imbaraga za gisirikare, za gipolisi n'iza maneko. Abandi bose ni ukuza bakora ibivuye bukuru, watandukana nabyo ukicwa cyangwa ugafungwa ugize amahirwe, cyangwa se wagira amahirwe yisumbuyeho ukabasha guhunga. Abandi bo baburiwe n'irengero. Ibi byose nibyo biranga ubutegetsi bwa FPR. Tugeze mu mwaka wa 2022, nta nubwo umwaka wa 2023 twari twawutangira, ariko murabona ko FPR yatangije gahunda zayo zo gusa nk'ipima ikirere yose kwitana bikeneye kubera ko igitugu ikoresha abantu ntabwo babasha kugihagarika, ariko isa nkaho yatangiye gushaka gushyira mu
mu mitwe y'abantu mu buryo buri psychologique ko kuba Kagame yakwemeza muri 2024 ari nk'ihame, ari ikintu kigomba gukorwa. Ibi rero ni amahano akomeye cyane kubera ko hari ibintu tugomba guhora twibuka, tutagomba kwibagirwa na gatoya. Ni uburyo iyi FPR itegeka igihugu, ndetse tukazarwera no kubijyana n'uburyo isi nayo aho irimo kugana mu bijyanye n'imiyoborere cyangwa se ibijyanye no gufata neza abaturage cyangwa kuzamura imibereho myiza yabo. FPR twibukiranye ko politike yayo icyambere ni ukwikubira ubutegetsi. Muri ubwo butegetsi kubwikubira murabizi mwese ko yabufashe mu maraso y'inzirakarengane nyinshi nabivuze, ndetse no kuba jenoside yakorewe abatutsi yarabaye bisa nkaho byayungukiye, kuko uko yakomeje kwitwarana nyuma yaho ntiyigeze na rimwe irengera inyungu zabo yitwa ko yarokoye, ahubwo yakomeje kubica. Ingero sinsubiramo, nta gihe tutabivuze. FPR politike yayo niyo gufata umuntu, umuturarwanda, umuturage, kumufata nk'uburyo bwo kubona inyungu bwite, inyungu zijya mu mifuka yabo zitanungukira igihugu. Yubakiye ubukungu bwayo ku baturage b'Abanyarwanda no ku butaka bw'Abanyarwanda ndetse n'ubw'ahandi no ku baturage b'ahandi, kubera ko murabizi ibyo ikora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose kandi kugira ngo ibikore ku Banyarwanda barenze 12 yasanze igomba gukoresha iterabwoba. Gukoresha iterabwoba ku muntu uwo ari we wese wayibwira iti ibi ni amahano. Iyo terabwoba kandi rikurikirwa n'ikintu cyo kwica abantu mu bijyanye n'indangagaciro nziza. Umuntu wese uvuga ibyiza, ufasha abaturage, ugira imvugo ziganisha ku bumwe akicwa. Haza n'ikintu cyo gushaka no kwica abanyabwenge, abantu udashobora kubeshya, abantu udashobora gushuka ngo bagukurikire buhumyi, abantu kandi batari no kwemera ko ibintu birinda bigera ahangaha. Ibi byose byahereye mu dufuni no mu kwica bamwe mu bari bagize ingabo za APR, benshi barishwe, na nyuma yaho no kwica abandi bantu nakwita nk'aba intellectuel, abantu babaga bize bagenda bicwa kugira ngo FPR atazagira ikintu kitangira. Irangije izana iryo terabwoba. Iterabwoba rikazanwa no kwica ireme ry'uburezi kugira ngo urubyiruko abatarabonye ari amateka, abatazi amabi ya FPR bakure cyangwa se bagira ubwenge bumva ko ikintu gihari mu Rwanda kimwe cyonyine ari FPR, ibindi bakabibahisha cyangwa se bajya no kubisobanura bakabeshya. Ibyo ngibyo byose turabizi ni ibintu bikorwa n'abanyagitugu bose. Hejuru y'iterabwoba hakaza ubwicanyi, umuntu wese akicwa, umuntu wese witambitse imbere ya FPR akicwa, umunyemara akicwa, umuhanzi akicwa, umunyepolitike akicwa, kandi bose nta gutoranya. Ibi ngibi ndimo kubivuga kugira ngo nabiyita intore cyangwa se abumva ko bagomba kujya ku ruhande rwa FPR bumve ko ayo mahano azwi, bumve ko FPR itanatoranya, nabo ubwabo bayishyigikira. Nabibutsa amazina y'abantu benshi bakoreye FPR kurenza mwebwe muyiri inyuma ubu ngubu, ariko bakaba bari mu buroko cyangwa se barishwe cyangwa se baranaburiwe irengero. Ibi ni ibintu bikomeye cyane tutagomba kwibagirwa. Hejuru y'ibyo hazamo ikintu cyo kwicisha abaturage inzara kugira ngo abantu bahore mu gihirahiro batabasha gutekereza ejo hazaza habo, kubera ko bari muri urgence. Arimo gutekereza ngo ndarya iki saa sita, nimugoroba ndarya iki, abana bararya iki, ndabantuye hehe. Hakaza n'ibindi bikorwa bindi by'urugomo ariko birimo n'ubugome bukabije cyane, byo gusenyera abantu, byo kwambura abantu ibyabo, byo gufata abana bagashimutwa, ibintu byo kurasa abantu mu mitwe ariko bagasanga ngo bangeretse mu gatuza. Ibyo byose ni ibintu FPR yazanye byo kugurisha abantu, cyane cyane abakobwa, igitsina gore. Ibyo byose ni amabi ya FPR
niyo aranga politike yayo, byose bigaherekezwa no gushyira imbaraga mu bintu bibiri bikomeye: kubeshya amahanga iterambere rya baringa rihari, ndetse no guhiga abatavuga rumwe nayo harimo n'abanyamahanga, kugira ngo hatagira ikintu kimenyekana ku isi hose mu mabi ya FPR. Kubera iki? FPR itinya ko abatera nkunga bayo abantu bafasha leta y'u Rwanda, kandi iyo tuvuze leta y'u Rwanda itanahari, ariko tuba tuvuga ishyaka rya FPR, niryo riganje, niryo riyoboye kira gihugu. Abandi bose ni abantu baza badomeka aho ngaho gusa, bikitwa ngo ni za PSD, za PL, ngo barahari ngo na opposition, ariko igihe cya kampanye cyagera, igihe cyo kwamaza Kagame cyagera, mitingi zabo ubwabo bakazibagirwa, inama z'amashyaka ubwazo ntibazikore, bakora inama imwe yonyine yemeza yuko ngo ishyaka ngo rivuze ko rizashyikira umukandida ngo wa FPR. None se mwavuye muri ya mashyaka yanyu mwashinze cyangwa se mwashimuse, mwayavuyemo mukajya muri FPR? Ibyo no kubeshya rubanda, no kubeshya amahanga, ariko murabeshya abantu barusha ubwenge. Ibyo byose nibyo birimo kuranga FPR. Ibyo byose ikabyirengagiza, ikabisimbuka, ikumva yuko ari wo murongo ugomba gukomeza, ku buryo bumva ko mbere y'imyaka 2 yuko manda y'inyibano kubera ko nta kintu na kimwe cyaguma gutuma Kagame yongezwa indi myaka 7 ahungeta abanyarwanda. Nta kintu na kimwe cyumvikanisha uburyo agomba kubona indi myaka 7 yitwa ngo ni y'inzuba cyuho, cyangwa se ngo sinzi ukuntu babyise, ariko banza ari inziba cyuho, ku buryo noneho guhera muri 2024 ari bwo byategeko nshinga ryagombye noneho gutangira. Itegeko nshinga yanyonze akarihinduza muri 2017, bumva ko rigomba gutangira muri 2024. Iyo myaka 7 yose abanyarwanda barapfuye benshi, kandi abanyarwanda b'ingenzi bakunda u Rwanda, bakunda igihugu cyabo, bakunda abaturage, barapfuye ari benshi cyane. Ni imyaka mu by'ukuri y'impfabusa ku banyarwanda, tutabeshenye. Bakumva rero ko ubu ngubu bagomba gutangira ibyo bikorwa byo kugira ngo bitegure ngo kongera ngo kuyobora kuyobora igihugu. Ariko nubwo bayobora igihugu baragihungeta bakagisahura, bakirirwa bakimenamo amaraso y'abana bacyo, aribyo bigayitse. Ariko Jean Paul na Tabita, ikindi kigoye cyane kiri muri ibi bintu ni uburyo iyo mico mibi yabaye karande, kandi itarigeze igaragara, kubera ko ku gihe cy'ubwami hari umwami, wenda haza kuza igihe cyaho abantu bari mu myigaragambyo cyangwa se mu makimbirane, haboneka amashyaka menshi, za Raderi, za Prosoma n'ibiki byose. Nyuma yaho MDR iyobora yonyine, MDR Parmehutu niba nibuka neza. Nyuma yaho MRND iraza iyobora yonyine, ariko guhera muri 1991 cyangwa 1992 byabaye ngombwa Perezida Habyarimana ashyizweho igitutu. Abantu bakunze kuvugira leta ya Habyarimana ntabwo ari bo nshaka kwikoma, ariko ntabwo nabeshya amateka. Habyarimana yemeye ko hajya amashyaka menshi, multipartisme, kubera igitutu, ntabwo byari ukubera ubuntu, cyangwa se ntabwo byari uko yemeraga demokarasi. Ariko ayo mashyaka yaraje bagakora inama, bagategura ibintu by'imyigaragambyo, nubwo habaga harimo n'urugomo rwinshi, kubera ko interahamwe, impuzamugambi nabo bose, abo basore zose zabaga zihanganye, hakazamo n'ibintu by'imbaraga. Ariko muri icyo gihe amashyaka menshi yarakoze. FPR ije ifasha ubutegetsi, kandi ibufata hari amasezerano ya Arusha yagomba gushyirwa mu bikorwa, yose yakubita ahantu mu kabati irajugunya. None ubu ngubu yashyizeho amashyaka baringa, ibintu tutigeze tubona. Amashyaka ageze kuri 7 cyangwa ku 8 yitwa ko ngo nta gahunda, ngo ariko ugasanga amazina yabo baratandukanye. Nk'iri shyaka ryitwa ngo UDPR, Union Démocratique pour le Peuple Rwandais, ngo ishyaka riharanira ubumwe na demokarasi mu Banyarwanda. Ubumwe bushoboka gute
iyo abantu bamwe bahejwe mu bijyanye n'amajyambere, mu bijyanye n'imibereho myiza, mu bijyanye n'ubwisanzure, ubwo bumwe bushoboka gute? Ubumwe bushoboka gute iyo leta iyobowe n'ishyaka rya FPR ifata amateka y'abanyarwanda ikayandika muri sanse imwe, ikayandika mu mvugo imwe yishakiye, itegeka abantu bose, imvugo igenda igacengeza mu rubyiruko kugira ngo rutamenya n'andi mateka yabayeho, ku buryo usanga buri munyarwanda muri ayo mateka atibonamo. Ubumwe bushoboka gute? Muzi ibyo FPR ikora, mukaba mwarashinze ishyaka rifite amazina atandukanye na FPR, mugakora ngo inama muvuga ko ngo mushyigikiye ngo umukandida, ngo muzasaba cyangwa se ngo mwamaze gushyigikira ko mu matora y'ubutaha umukandida wa FPR wategeka igihugu. Ibyo bintu bishoboka gute? Mwumva ko muzibukirwa kuyahe mateka, mukanabikora leta igeze mu marembera. Ndaza kubigarukaho. Iyi leta ntabwo igikomeye, ibyari biyikomeje byavuyeho, ubu irimo kugenda igana hasi mu manga. Ngo muranira demokarasi, murashyigikira FPR n'umukandida wayo Paul Kagame. Iyo demokarasi irahari? Ubwisanzure burihe bw'abantu? Karasira afungiye iki? Idamange afungiye iki? Cyuma Hassan afungiye iki? Theoneste afungiye iki? Dr Kayumba afungiye iki? Abantu bose mwirirwa mwica mufungira ubusa, ibi byose bikorwa hari demokarasi? Imirambo 40 muri Rakerwero itarigeze ikorwaho n'iperereza ngo tumenye abo bana baribo, iyo ni demokarasi? Raporo z'amahanga zirimo n'iz'abanyarwanda zivuga uburyo leta y'u Rwanda igaragara mu bikorwa by'amahano by'urukozasoni bitubaho ubuzima bw'abantu, byo guhungabanya uburenganzira bwa kiremwamuntu. Iyo ni demokarasi? Demokarasi gute abakobwa, abagore, igitsina gore gihohoterwa, inteko nshinga amategeko irimo abagore 64% ngo byitwa ko bateje imbere igitsina gore badashobora kuvuga? Umuntu akenda gufungwa imyaka 2 ngo kubera ko ngo yambaye ngo imyambaro ngo y'urukozasoni. Abahungu bo bambara ibituza biri hanze, byo kuki mutabitekerezaho? Byo nago urukozasoni. Reka no kubitinda wenda ibyo ngibyo ni ibintu wenda bamwe batari banageraho, ariko iyo ni demokarasi? Demokarasi yihe mudatabariza Bahati Innocent wabuze waburi wirengero? Demokarasi yihe mutabwira leta y'u Rwanda iyobowe na FPR kwigomba kuganira n'abatavuga rumwe nayo, baba ari amashyaka ya politiki, baba ari societe civile, baba ari n'imitwe yahisemo kurwana na FPR ikoresheje imbunda, kuko FPR nayo yarwanyije Habyarimana ikoresheje imbunda. Demokarasi muharanira ni iyihe? Sinibaza ko munafite abanyamuryango, ubanza bo mufite arabo FPR yabateje, kuko ntaho bitandukaniye, ndetse ahubwo muri hasi yayo. Kuba mwemera gushinga ishyaka mukariha izina ryiza nk'iri ngiri, ariko mu bikorwa no mu mvugo mukaba muri mu rugendo, mukaba muri mu mujyo wa FPR iwe na Perezida Kagame. Hakaza n'andi mahano ateye ubwoba kubera ko societe yacu FPR yarayishe, indangagaciro zarabuze. Umuntu yitwa muganga agaterana utuzi, umuntu yitwa ko ari muganga ugomba guha umuntu imiti, yarabirahiriye avuga ati ndahiriye ko ibi bintu nize bigomba gutuma buri gihe ndeba inyungu z'umurwayi. Umuntu yarwaye, muganga afite inshingano zidasubirwaho zitagomba no gutekerezwa zo kumuvura. N'uwakoze amahano ndengakamere aravurwa. Ariko turumva abaganga bigamba bishongora ngo barima imfungwa imiti yabo. Hakaza ngo abihaye Imana barebera amahano nk'aya ngaya, barebera abaturage bicwa n'inzara, barebera akarengane gakorerwa abaturage buri munsi. Abihaye Imana babona leta imaze imyaka irenga 30 ikandamiza abanyarwanda,
reka wenda mvuge ni 28 ariko urugomo rwa FPR rwatangiye mbere ko ifata ubutegetsi aho byose barabibona barabizi. Iyi FPR so yisha abapadiri igakurazo aho bihaye Imana ubu ngubu bavuga iki, bakora iki kuri ayo mahano yose? Nta na kimwe. Tukumva ngo abantu ngo ba bishop cyangwa ngo ba apotre baza gutanga ubuhamya mu rukiko bw'ukuntu ngo bashutse inshuti yabo. Banyarwandakazi, Banyarwanda, muribaza Yuda Iskariyoti yiyita umukristo, yiyita umupasiteri cyangwa umupadiri? Yaragambanye, ntihagire igikorwa. Tukabona umuntu wiyita apotre yishushanyije mu mutwe ibi by'amatora ngo ya Paul Kagame muri 2024. Ibi bintu byo kuba ngo wihaye Imana ariko ukumva ko gushyigikira umuntu uhungeta abantu buri munsi, umuntu udatinya no kuvuga yuko kwica umuntu bigomba kubaho, umuntu wahuye n'abihaye Imana akaza avuga ati Abanyarwanda bagomye kuba bose bagomye kuba bumva ko kuba Karegeya yishwe ari uko byagomba kugenda, kandi bagomye kumva ko nabo ubwabo bagomye kuba babikoze. Umuntu uhakana Imana mu mvugo ze, ubwo ndavuga Paul Kagame, Perezida Paul Kagame, umuntu ufite ibikorwa bitandukanye n'amahame y'Imana, ukita ngo wihaye Imana, ugashyigikira umuntu ukora ibintu binyuranyije n'amahame y'Imana n'indangagaciro tuzi muri Bibiliya cyangwa n'ahandi batubwira ku Mana. Indangagaciro z'urukundo mugenzi wawe nk'uko wikunda, zo kugira ubumuntu, kumva ko utagomba kwemera ko ikibi kiza kigahutaza abantu, guhagarara ku kuri, gushyigikira ukuri, gushyira ubwisanzure n'ibindi byose. Ibyo nibyo byagombye kurangwa n'umuntu wihaye Imana. Ariko ukaza ukiha titre ngo wihaye Imana ugashyigikira amano nkariya. Pasteur akaba yajya mu rusengero akabwira abaje gusenga ngo bagomba kwemera ko shitani bayobora. Ni amahano akomeye cyane. N'ibindi byose tubona biri kuri Twitter, abantu urubyiruko, abantu barimo kugenda bahakirizwa, abantu bayobye kubera gushukwa cyangwa se gucengezwa amatora cyangwa se n'iryo terabwoba rituma abantu bahindura imibereho, bagahindura uko babayeho, aho kugira ngo babeho bagendeye ku mahame yabo, ku ndangagaciro nziza, bakabaho kugira ngo bakeze umwami, bamushimisha kugira ngo atabica. Nkaho Perezida Kagame afite imbaraga z'umubiri we bwite zo kwica miliyoni 12 z'Abanyarwanda, ntaza afite. Nabo basirikare bose byitwa ko ategeka, nabo hejuru gusa babyungukiramo, abo hasi bahembwa urusenda, abapolisi bahembwa urusenda. Abo bose se mwibwiye yuko byakomeye batareba imiryango yabo cyangwa batakwireba mbere yo kureba uwo Kagame? Aho bose nkibaza ni iyo mutekereje u Rwanda aho rugana, naho isigana, naho Afrika igana cyangwa se naho akarere kagana, mwumva ko muzibukirwa kuki? Ibi byose kandi bigakorwa harimo n'ikintu FPR izobereyemo cyo kuyobya rubanda kugira ngo bibagirwe ibibazo bafite, n'amahanga byibagirwe, n'abanyamahanga babyibagirwe, n'abatuye muri za diaspora babyibagirwe, abantu bose babyibagirwe. Ibi byose turi mu kuvuga hagati aho ngaho M23 iracyarimo guhotera abaturanyi b'abanyekongo, kandi M23 ni RDF, Rwandan Defense Force. ONU yarabyemeje, n'abakongomani barabyemeje, nta n'utabizi. Ikibazo cya Rusesabagina kiracyahari. Hari ikibazo cy'inzara yabaye karande, ikibazo
cya transport kiri mu Rwanda kiri i Kigali gikomeye cyane kandi cyatejwe cyangwa cyatejwe na politike mbi ya FPR yo kwikubira ikintu cya monopole yabaga gukora transport mukima abandi amasoko ibiciro bya essence byazamuka abantu bakora muri transport batanga izo service bati ibiciro bya essence byazamutse nta nyungu turimo kubona turakora mu gihombo nyabona ni muzamure n'ibiciro by'amatike cyangwa se bya transport kubera ko muzwa abaturage bakenye mukabitinya muti ntabyo tuzamura nabo barimo kwirwanaho imodoka zabaye nkeya n'abarimo kuzikoresha barazikoresha mu bundi buryo butungukira igihugu butungukira umuturage kubera ko baraca ibiciro bishakiye kandi na mubwanyu bukomeje kubatamaza leta iyobowe n'abantu batikunda batanabizi ko batikunda ku ruhande kugira ngo abantu bibagirwe ibyo byose mukazana ngo mwongeje abarimu ku kigero cya 88%, mubongeza urusenda ku rusenda, mukazana ibyo bita machiavellisme kugira ngo ukomeze uyobere utegeke rubanda ruhore mu gihirahiro ukemera rimwe na rimwe ugacisha mugakora ubugome mufata umwari wisohokeye ngo uko yambaye niwe biteza ibibazo abagabo ntibakamurebe ngo mugiye kumfunga imyaka 2 byose no kugira ngo abantu bibagirwe ibibazo bya transport cyangwa ntibinavugwe n'abanyamakuru ntibabivuge bajye kuvuga ibindi. Ingendo za Paul Kagame ubu ngubu no gukora mu baturage byose biri muri iyo campaign no kwibagiza abantu ibibazo bihari bikomeye cyane kandi bigaragaza amarembera ya FPR. Kandi tuvuga ngo amarembera ya FPR ntago tuba tuvuga ko ejo izahira imikavaho, tuba tuvushatse kuvuga yuko ibintu ndabisubiramo rwose umuntu uzabinsubirishamo nzabisubiramo nta kibazo. Amarembera ya FPR tuba tuvuga ni uburyo yihaye gutegeka u Rwanda, ni politike yayo mbi yo gushyira abaturage bose mu gihirahiro, kubambura, kwikubira ubukungu bwose igamije kuramba ku butegetsi. None ubu ngubu bikaba byayikomeranye. Ninde utabizi ubu ngubu ko ingengo y'imari y'u Rwanda 50% ryayo ituruka mu nkunga z'amahanga, indi 50 igaturuka mu gusahura igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta bundi bukungu u Rwanda rufite, leta y'u Rwanda ifite. Ibyo byose wafunga robine iyi leta yabigaragaye. Ibintu rero ni ibintu byo gukomeza kugaya kubera ko nubwo babikora ntabwo byibagiza uburyo imibereho mibi y'umuturage imaze kuba karande muri kiriya gihugu, ku bukene nako karengane gakomeye cyane. Ntabwo byibagiza umutekano abaturage badafite namba, n'abakorera FPR nabo nta mutekano bafite. Igihugu kidafite ubwisanzure na buke, abaturage nta bwisanzure na buke bafite. Udakoma amashyi arahakirizwa cyangwa agaceceka. Nibyo biranga abanyarwanda hariya muri kiriya gihugu. Ibi byose rero ntabwo ari ibintu bishobora gukomeza, ni ibintu bizagera bikarangira. Ariko iyi kampanye batangiye ni kampanye iri mu kuba birengagiza ibibazo bikomeye bari mu guhura nabyo, ibibazo byanatumye umufasha wa Perezida Kagame, Madame Jeannette Kagame bakunze kwita Nyiramongi, atinyuka agasaba abanyarwanda bamwe na bamwe ngo kwikoma abandi banyarwanda, ngo kurwanya abo banyarwanda ngo banduze isura mbi y'igihugu. Reka mbabwire abanyarwanda, ibi bintu nibyo bigenda bigaragaza leta igeze ahantu habi cyane. Leta yitangiye guhahamuka, igashaka kumvisha abaturage bamwe na bamwe ko ibibazo bafite bikomeye bitezwa n'abandi baturage, mu gihe ibibazo bafite biterwa n'iyo leta n'iyo miyoborere mibi. Nta handi babiganisha atari ukomeza guconganisha abanyarwanda no kugira ihahamuka ry'uko ibintu byagukomeranye bishobora kukurangirana. Hejuru y'uko u Rwanda nta bukungu rufite, ubukungu
burushingiye ku nkunga no gusahura gusa, mwashyizeho uwo mwuka wo guhoza abantu mu gihirahiro, kubicisha inzara, kubahungeta, kubashyira mu karengane gakomeye ndengakamere, none nibo mutangiye kwitabaza ngo nibarwanye abandi banyarwanda bagenzi babo. Abo muri mu gutumaho ngo babikore simbatindaho, abazabikora ni akazi kabo, n'ababikoze imbere hari ingaruka bahuye nazo birabareba, ibyo ntabwo bindeba. Ariko reka mbwire iyi leta, mbwire n'abanyarwanda muri rusange twifuza impinduka. Ibi bintu ni ibintu abantu bagomba kwitondera kandi bagashishoza, kubera ko nibwira ko abanyarwanda twahuye n'akaga gakomeye cyane, twahuye n'akarengane gakomeye cyane, aho benshi twagiye dushukwa. Ubwo ndavuga abanyarwanda dushukwa muri rusange, nge sinashutswe, ariko muri rusange abanyarwanda twagiye dushukwa mu kujyana hagati yacu mu nyungu z'abafite ubutegetsi. Ibi ngibi ni ibintu tugomba kwirinda kugwa muri uwo mutego. Izi mvugo ndabarahiye ntawe zitandukaniye n'ibyo twumvise mu gihe cya jenoside cyangwa se mbere ya jenoside, aho abantu babwiraga abandi ku maradiyo n'ahandi ngo nibikoma abandi. Ikibazo cy'ubukene ntabwo giterwa n'abanyarwanda bavuga amabi ya FPR. Ikibazo cy'inzara ntabwo gitezwa n'abanyarwanda bavuga ububi bwa FPR. Ikibazo cy'akarengane, ikibazo cyo kutabona ubwisanzure, ikibazo cy'ubutabera bwabuze muri kiriya gihugu, ibyo byose nta munyarwanda n'umwe uri hanze cyangwa unenga FPR ubitera. Byose biterwa n'ubushake bwa FPR. Niko yahisemo gutegeka abanyarwanda muri ubwo bugome n'ubwo buswa, ntabwo ari ibintu byatejwe n'abanyarwanda. Ibi rero abaturage mu babyumve, nta kugwa mu mutego wo kwibasira bagenzi banyu hejuru y'abantu bica hariya bidagadura mu misoro y'abanyarwanda. Mwabonye imodoka inshyashya Perezida Kagame yaguze mu mafaranga y'imisoro y'abanyarwanda, ko ziriya modoka ni iza perezidansi ya leta. Perezidansi kandi ni iy'igihugu, ntabwo ari iy'umuntu ku giti cye. Buriya Kagame ni umukozi, yagombye kuba ari umukozi wa rubanda ushinzwe kureba ko inzego z'ubutegetsi zose zikora neza, nicyo aba ashinzwe. Niyo ngo rubanda imutora kugira ngo ayikorere ako kazi, ariko we yumva ko rubanda igomba kumukorera, akanayihungeta. Imodoka iguze akayabo ka miliyoni 1.5, ibyo ngibyo ni imodoka isanzwe kuba yubatse, nuko nguko ibyo yagiye yongeramo ibatiri yikoze n'ibiki byose, ntawe uzi amafaranga bigeze aho ngaho. Ingendo akora, amafaranga ashyira mu kipe nka za Arsenal na za Paris Saint-Germain, ibyo byose ni ibintu byungukira Kagame n'agatsiko ke, nta wundi byungukira. None baraza ngo muturage haguruka urwanye muturage mugenzi wawe. Ikibazo ntago ari abaturage, ikibazo ni mwebwe muzana akarengane, muzana ubusumbane, muzana iki kintu cyo guhungeta abantu, gufungira abantu busa, kubica no gukomeza guteza ubuhunzi bw'abanyarwanda. None murimo gushaka guteranya abanyarwanda nk'uko n'ubundi butegetsi bubi twageze bwagiye bubikora. Ibi rero abanyarwanda bagomba kubyitondera, ntabwo bigomba kuza ngo abantu babirebere kandi bagwe mu mutego. Ibyo ari byose mu runana kuri radiyo Iteme ni ibintu tuzamagana, ntabwo tuzigera tubyihanganira na rimwe, tuzabyamagana uko dushoboye kose, igihe tugihumeka tuzabyamagana. Ubwo rero wenda Jean Paul, reka no gutinda ndangize kuri iyi ngingo ya nyuma, nifuje gusangiza abadukurikiye mvuga yuko isi, imiyoborere iri ku isi muri Afurika ndetse no mu karere, hari aho irimo kugana hatandukanye cyane n'aho FPR iganisha abanyarwanda. Murabona Anthony Blinken, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahura n'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yarangije avuga ko baganire ku iterambere rirambye, ibidukikije, umutekano, demokarasi, leta ishingiye ku mategeko. Amaze guhura n'abahungeta abanyarwanda, avuga nyine ko baganira ikibazo cya Rusesabagina, ikibazo cy'ubwisanzure buke, urubuga rwa politiki rufunze. Ibintu byagumye ko biteye isoni ku muntu wese ushyigikiye iriya leta. Murabona muri Angola
ejo bundi habaye amatora, uwatsinze yatsindiye kuri 51 cyangwa 52%. Muri Kenya ejo bundi habaye amatora nubwo batarumvikana, ariko ntago uwatsinze wiswe ko yatsinzwe ntago yigeze atorerwa 98%. I Burundi naho uko bimeze kose hari ibyo baturusha. Perezida wari uriho yavuyeho hajya hundi. No muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kabila yavuyeho hajyaho Tshisekedi, kandi abakurikira amakuru ya kiriya gihugu babona neza ko igihugu kirimo kugana ahantu heza kubera ko bashaka gushyiraho leta. Barashaka ko leta ishingiye ku mategeko ikorera abaturage ibaho, ikorera inyungu z'abaturage ibaho, igakomera. Muri Tanzania ngira ngo maze kunyuma perezida bageze kuri 5 kuva namenye ubwenge bagiye basimburanwa muri Tanzania, niba batanarenga. Nta na rimwe abantu babo bavuga ngo ibibazo ngo by'igihugu biterwa ngo n'abanyagihugu bamwe na bamwe. Mu gihugu cy'Ubugande ntago amatora aba ngo uwatsinze abone 98%. Iwacu nkuko mubyumvire namwe amatora 98%. Urubuga rwa politike rurafunze, nta bwisanzure, hari ubukene bukabisha. Uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntago ari ikintu bajya bitaho na gato, nta cyo bibabwiye. Ndumva ni leta isa nk'iri mu kato mu bijyanye no gufata neza abaturage bayo. Ahandi amaleta arimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bamererwe neza. Ni naho hashingira iterambere nyaryo, ridashingiye kuri uko kwikubira ubukungu bwose. Ibi rero biragayitse Banyarwanda, biragayitse cyane kuba FPR muri ayo mabi yakoze amaze kuba karande, yumva ko igomba kwiyongeza izindi manda igakomeza gukora ayo mabi, mu gihe isi cyangwa se n'ibihugu byo mu karere n'ibya Afrika birimo kugenda bigana mu kindi cyerekezo cyo gufata neza abaturage. Yo irumva ko rwose igomba gukomeza guhungeta abaturage. Impamvu mbivuga nuko ugiye kureba bilan ya FPR kuva yafata ubutegetsi, ni bilan mbi y'urukozasoni inateye n'isoni ku buryo Abanyarwanda ubwacu twabujya no kwibaza duti ibi twabyemeye gute, ibi biracyakomeza gute. Ni cyo Abanyarwanda bagomye kuba bibazaho ubu ngubu. Ubwo rero reka nagiriza aha no kurambirana, ariko nibutse abadukurikiye yuko muri Urunana Nyarwanda ruharanira impinduka ibi bintu turabigaya cyane, ni ibintu bitagombye kubaho. Ni ibintu kandi tuzakomeza gukoresha imbaraga zose dufite kugira ngo FPR ihagarike aya mabi irimo gukora cyangwa se ihagarikwe. Ni kimwe muri ibyo. Ikigaragara nuko yarenze ihaniro n'amabi yakoze, bigaragara ko idafite n'ububasha cyangwa ubushobozi bwo kugarura ibintu ngo bisubire mu nzira nziza. Ubwo rero nibidashoboye guhagarika amabi yayo igomba kuzahagarikwa mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, igomba kuzahagarikwa nkuko n'izindi leta zahagaritswe cyangwa se zahagaze gukorera abantu amabi. Mu gihugu cya Chad, mbabarire n'urugero rwa nyuma, perezida uriho ayoboye imirimo y'inama nkuru igamije kunga abanyecade bose, gukora uburyo buri munyecade yishyira akizana mu gihugu cye. Niho Afrika irimo kugana, kandi u Rwanda ntabwo ruzaba umwihariko ngo rugende rugana mu mwobo. Abanyarwanda nibitunanira hari n'abandi bazabikora, ariko tugomba guhora dutekereza nk'Abanyarwanda bifuza impinduka. Tugomba no kujya dutekereza ubwo bwigenge bwacu n'ubwo bwisanzure bwacu bwo kugira ishema ryo kuzamura igihugu cyacu nacyo kikajya mu murongo w'ibindi bihugu, noneho ubwo tukanarushanwa muri uwo murongo mwiza. Ntabwo tugomba gukomeza kurebera aya mabi ya FPR naho igenda iganisha Abanyarwanda. Mu Runana rero ngarutse, ibi byose tuzabirwanya, kandi mu magambo make Abanyarwanda, abaturage b'Abanyarwanda batwumva, turabizi ko mudukurikira muri benshi, dufite impamvu twavutse, dufite ibyo duharanira. Ntabwo byose nabirondora, ariko mu magambo make twumva ko abaturage bose bagomba kureshya imbere y'amategeko. Nuko nguko inyungu za buri wese zubahirizwa n'ahandi hose. Ntabwo bamwe bagomba gusumba abandi, nta nubwo leta igomba kumvisha bamwe ko ibibazo byabo biterwa n'iby'abandi kubera ko itujuje inshingano zayo.
twumva ko abantu bagomba kugira ubwisanzure mu byo bakora, mu gihe ubwisanzure bwabo budahungabanya ubw'abandi, abantu bagomba kugira ubwisanzure. Uburenganzira bw'ikiremwamuntu bukubahwa igihe cyose, ubukungu bugashingira ku mibereho myiza y'umuturage. Iyo ni imirongo ikomeye urunana nyarwanda dukomeyeho, tuzaharanira igihe cyose Imana ikidutije umwuka, kandi tuzabigeraho. Ubwo rero Jean Paul ndagushimiye kuba wayoboye iki kiganiro, kandi mbabwira nti naho ubutaha murakoze. Barakoze rero bagenzi banjye, Ashire Kamana, Tabita Gwiza. Amakuru y'urugamba rwa M23 avuga ko rwubuye hafi muri biriya bice bifatanye na Uganda na Congo, nzayagarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi na JP kizaba umusibo ejo. Banyarwanda, banyarwandakazi, reka nshimire abo twabanye mwese muri iki kiganiro. Mugire ibihe byiza rero bakunzi bacu aho muri hose, kandi Ashire nawe ndetse Tabita mwakoze kugira ngo tugeze ku bakunzi bacu iki kiganiro. Naho ubutaha rero mwari kumwe nanjye Turashimye Jean Paul, mugire ibihe byiza aho muri hose. Atatu ubararenga magana, abantu ku mirenge bashakiwe amazina, uramanuka urambuka kwirirwa byo biragurwa. Abantu baricwa weruyagizwe irimbi, butaka n'ubuhemuka bw'imfura ipanga intama. Ahahoze hatuwe bahateye itabi, impunzi mu mashyamba zihigwa n'impongo. Ukwishyira ukizana nk'ibikibando mu nzozi.